twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduhamagara kugira ngo tugere neza ku mpuhwe ze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, muhumure, Imana iradukunda, ije kutugira neza kuri uyu wa gatanu w'icyumweru cya gatatu cya Adventi, tariki 20 Ukuboza 2024. Aha niho tugiye guhura n'Imana. Ube maso. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 7 umurongo wa 10 kugeza ku 16. Uhoraho yohereza umuhanuzi Izayi kubwira umwami akaza ati, saba Uhoraho Imana yawe aguhe ikimenyetso, cyaba icyo hasi kuzimu cyangwa se icyo hejuru mu kirere. Akaza arasubiza ati, ntacyo nsabye kandi sinshaka no kwinjira Uhoraho. Nuko Izayi aravuga ati, tega amatwi rero muryango wa Dawudi, mbese ntibihagije kunaniza abantu kugira ngo mube mutangiye kunaniza Imana yanjye? Noneho rero ni Nyagasani ubwe uzabihera ikimenyetso. Dore ngaho umwari asama inda akazabyara umuhungu, maze akazamwita Emanueli. Azatungwa n'amata y'ikivuguto n'ubuki kugira ngo azabashe kwanga ikibi ahitemo icyiza. Na mbere yuko umwana azabasha kwanga ikibi agahitamo icyiza, ibihugu by'abo bami b'umutinya bizaba bitakivugwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 24. Uhoraho naze, umwami wuje ikuzo. Isi ni Uhoraho hamwe n'ibiyirimo, yose ni hamwe n'ibituyeho byose. Niyo witendetse hejuru n'inyanja, anayitereka hejuru y'inzuzi ubutayegayega. Ninde uzazamuka ku musozi w'Uhoraho, maze agahagarara ahantu hatagatifu? N'ufite ibiganza bidacumura n'umutima usukuye, ntararikire na busa ibintu by'amahomvu. Uwo azabona umugisha w'Uhoraho n'ubutungane bukomoka ku Mana Umukiza we. Bene abo nibo bagize ubwoko bamushaka, bagashakashaka uruhanga rwawe, Mana ya Yakobo. Uhoraho naze, umwami wuje ikuzo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 1 umurongo 26 kugeza ku 38. Hashize amezi 6 Elizabeth asamye inda, marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti, ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika azi iwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise amagambo arikanga, yibaza icyo ndamutse ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, ukazabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yezu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwegura ingoma ya se Dawudi. Azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu azakumanukiraho, maze ubasha bwa nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeth mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru. Uku kwezi ni kwa 6 kandi ubu yitwaga ingumba, koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho nk'uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Reka aho duherereye buri wese tubanze tuzirikane ku isengesho ryita ndakuramutsa Mariya. Akenshi tuvuga duhushura, buri wese agira akanya ko kurizirikanaho. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana. Wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Nizere ko twafatikanyije mu isengesho. N'ubundi iracyakomeza isengesho. Mu Kinyarwanda, muri ndakuramutsa Mariya bavuze ngo wuzuye inema, ahandi ngo wuje inema. Akenshi abantu benshi bakunze kutamenya ijambo bakoresha, ariko ijambo nyaryo kandi rikomeye kurenza irindi ni wuje inema. Ni ikintu gisendereye. Kuzura bitaba bisendereye, ariko bavuze wuje ni ikintu gisendereye. Wuje inema, uhorana n'Imana. Hari n'irindi jambo igice cya nyuma cya ndakuramutsa Mariya, wahebuje. Hari abavuga ngo wahebuje ababyeyi bose, ariko mu rurimi rw'amahanga ntago ari ababyeyi, kuko n'umugabo ashobora kuba ari umubyeyi. Aha iyo bavuze umubyeyi baberekeza ku mugore nyirizina. Niyo mpamvu
duhitamo mu kinyarwanda kuvuga ngo wahebuje abagore bose. Ni abagore wahebuje abagore bose, kubera ko mu babyeyi hashobora kuba harimo abagabo, ariko abagore ni nyirizina umugore wabyaye. La maternité ni ukubyara. Kwa Bikira Mariya yarabyaye umwana w'Imana, naho nyine naho habera agahebuzo mu bandi bagore bose. Iyo ni Ndakuramutsa Mariya. Burira buracya uwo munsi wa kane, nyuma y'uko umunsi wa mbere muri ya misi 8 tubonye isekuruza rya Yezu, uwa kabiri tukabona Yosefu, uwa gatatu tukabona Yohani Batisa, uyu munsi wa kane turabona umubyeyi Bikira Mariya. Bitwibutsa ko noneho cyagiye cyegereje, ntabwo bikiri kure, hasigaye iminsi 4 bya bintu bikuzuzwa, bya bintu twategereje bikuzura, zanema nyine zikuzurirana zigasendera. Umwana w'Imana ugiye kuza. Nta nibyo nyine amasomo ari kugenda agarukaho, ari isomo rya mbere umubyeyi ugiye gusama, ari ndetse n'ivanjiri. Bya bintu byageze pe. Uyu munsi ni wa Bikira Mariya. Bikira Mariya ni ijambo ry'igiswahili bivuga ngo Bikira Mariya, binava ku Gifaransa la Vierge Marie, Virgo Maria, Bikira, isugi. Kera bashiki bacu kera cyane bajyaga batubeshya, iyo babaga batwaye inda z'ibinyendaro, ati buriya batwigishe mu ishuri ko nta mukobwa wogeraho abasore bogeye. Rero iyi nda ntwaye nagiye kogera mu cyuzi, nagiye kogera ku ruzi aho umusore wundi nawe yaramaze kogera. Ubu rero birangira inda yitwaye. Abajene, urubyiruko, abakobwa bajyaga babeshya abasaza n'abakecuru ati inda nuko nanjye nayitwaye, ukabashyiraho. Uri gushaka kwireshyeshya na Bikira Mariya. Ingingo yacu iraza kugira iti uhorana n'Imana Bikira Mariya. Ntituza kujya kure uko Bikira Mariya yabyaye. Ntabwo winda ye yakuye mu cyuzi nk'abari abakobwa babeshya, ahubwo yaje kubasha bw'Imana uko Bikira Mariya yabyaye, kuko uhorana n'Imana. Tujye kwibaza ibibazo bitatu biza kudufasha kuzirikana kuri Bikira Mariya uhorana n'Imana. Ese Bikira Mariya yari ari hehe igihe asamye iyi nda? Icya kabiri, yari ari gukora iki? Icya gatatu, marayika we yanyuze hehe aza kumureba, aza kumuha ubutumwa? Marayika yanyuze he? Reka duhere ku kibazo cya mbere, nyuma yo kumva amasomo twateguriye, isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aho ubuhanuzi bw'Imana bugiye kuzurizwa kuri uyu mwami Akazi wari ufite ubwoba bw'amahanga amukikije ari kumurwanya, ariko Nyagasani akaba agiye kugobora Mesiya, umucunguzi. Bityo umuryango w'Imana ukarokoka, bityo umuryango w'Imana wongeye kugira ubwoba. Iri somo riratwerekeza nyirizina ku ivanjiri y'uwo munsi wa Mesiya wateguwe na Bikira Mariya, wa mwana ugiye gusama inda ari we Bikira Mariya. Rero mu gukomeza tuzirikana kuri Bikira Mariya, tujye kwibaza ibibazo bitatu biza kudufasha neza kunonosora umubyeyi Bikira Mariya nawe uze gukomeza. Ikibazo cya mbere, Bikira Mariya yari ari hehe igihe asamye? Ikibazo cya kabiri, Bikira Mariya yari ari gukora iki? Umumarayika yageze ate kwa Bikira Mariya amuzaniye ubutumwa? Ese yaje n'indege, yaje na moto, yaje n'imodoka? Niki cyamuzanye? Niki cyazanye umumarayika? Yaje niki? Reka duhere ku kibazo cya mbere, aho Bikira Mariya yari ari. Batubwira ko Bikira Mariya yari ari iwabo. Ijambo kuba iwabo bivuga iki? Kuguma iwawe bivuze kutihunga, kugumana n'Imana, kuguma mu mutima wawe. Kuko kenshi muri musi urasanga abantu benshi baragiye bihunga. Indwara ikomeye iri hano ku isi nuko abantu bihunga. Iyo wihunze nyine byumvikana hunze Imana, guhunga imitima yacu, umutima nama ryajwe n'imbere rikubwira riti iki ni cyiza gikore, iki ni kibi kireke. Aho niho benshi twagiye duhunga. Yavuga Mutagatifu Agustin biti uhora nagushakiye hose ndakubura, iyo ngiza kumenya kare kose kuri umutima wanjye. Amen. Bikira Mariya yagiye iwabo, yahoze iwabo, niho nyine Imana yamusanze mu mutima we. Abantu benshi dukunze guhunga Imana kubera ibyaha dukora bigatuma tubura Imana iwacu. Bikira Mariya impamvu yahoranye n'Imana nuko atigeze ahunga umutima we, kuko umutima we niho Imana nyine baza guhurira. Dusaba inema yo kudahunga inzu zacu, kudahunga imitima yacu, kuko ariho dushobora guhurira n'Imana. Nk'uko umubyeyi Bikira Mariya we yahoranye n'Imana, bagahura n'Imana ngaha mu mutima we iwabo iwe, kuko imitima yacu ari ingoro y'Imana. Umutima wa Bikira Mariya wahoze ari ingoro y'Imana, kuko nyine ahorana n'Imana. Icya kabiri, ese Bikira Mariya yari gukora iki ahangaha nyine iwabo?
birumvikana niba ukurikiye neza icyo umutima usobanura naho n'ibibera mu mutima, bishoboke ko Bikira Mariya nk'umuyahudikazi yari ari gukora uturimo tw'abayahudikazi, gutereka, gutegura, gukubura, koza amasafuriya, guteka n'utundi turimo nyine yafasha ababyeyi. Kandi tuzirikana ko umurimo wose ukozwe neza ari ikimenyetso cy'ijuru, umurimo wose ukozwe neza ari isengesho rikomeza. Ni uburyo bwiza bwo gukomeza isengesho. Nta kundi twabivuga ni uko Bikira Mariya imirimo yose ari gukora n'ubundi yaganishaga hehe? Ku isengesho. Bikira Mariya ntigeze arambika isengesho. Nta niyo mpamvu nyine umumarayika azaza, kuko atigeze arambika isengesho. Bikira Mariya ibyo yakoraga byose n'ubundi byari isengesho. Yari ari hehe? Yari ari gukora iki? Yari ari gusenga. Bikira Mariya ari gusenga, kuko nyine ntiwahorana n'Imana utari gusenga. Nta nicyo marayika aje amubwira ati ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Ari kumwe nawe kubera iki nyine? Kuko uhora mu isengesho. Mu byo wumvise ko Bikira Mariya ari gusenga, reka tujye ku kibazo cya gatatu. Ese marayika yaje ni iki? Azanye ubutumwa Bikira Mariya. Ese yabuzanye muri envelope? Yabuzanye mu gikapu? Yabuzanye mu isashi? Yabuzanye hehe? Yanyuze hehe? Yaje na moto? Yaje n'igare? Yaje n'imodoka? Yaje n'amaguru? Umumarayika yageze kwa Bikira Mariya ate? Umumarayika yinjiye ate? Abana bamwe bashobora kugira ngo yanyuze mu idirishya, abandi bati yanyuze mu myenge, abandi yanyuze mu muryango, abandi yahise akubita urugi. Umumarayika yanyuze he? Reka tuzirikane ibintu bijya kuba nk'amahame tugera ku isi. Iyo ikintu ari physique corporelle, n'ubundi mu kujya kwinjira cyangwa mu kujya gusohoka gikoresha none ubwo buryo bw'umubiri physique corporelle bwo kwinjira cyangwa gusohoka. Nanone ikintu ari spirituelle, nanone mu buryo bwo kwinjira cyangwa gusohoka gikoresha nanone uburyo bw'umwuka, le spirituel. Kandi tuzi ko umumarayika ari roho nsa. Byumvikane donc umumarayika n'ubundi yanyuze mu mwuka, umwuka mweranda, yanyuze ku buryo bwa roho, yinjiye ku buryo bwa roho. Kandi tuzi ko uburyo bwa roho nta kintu usibye isengesho. Ngiyi inzira umumarayika w'Imana yanyuzemo asanga Bikira Mariya. Na niyo Bikira Mariya n'ubundi nawe anyuramo kugira ngo ahure n'Imana, yakire kwa butumwa. Inzira y'umwuka, inzira y'isengesho, inzira yo guhura n'Imana nta yindi, niyo ngiyo nyine ni umwuka, umwuka mweranda, roho mutagatifu. Twongeye tuzirikane cyane ku butumwa bwa Bikira Mariya bumeze nk'ubwa Yosefu. Bikira mu muyahudikazi nawe yari afite umushinga wo gushaka urugo, bakubakana na Yosefu, bagashinga urugo, bakazabyara n'abana. Ariko dutekereza uburyo Imana yamuhinduriye nanjye kuvuga umushinga, ubutumwa, vocation, aho kubyara abana k'umubiri akabyara n'abana kuri roho, aho kubyara abana basanzwe akabyara umwana w'Imana. Ibintu ntibisanzwe mu guhorana n'Imana, kwemera Imana igahindura ubuzima bwanjye uko ishaka, atari njye uko ushaka. Nibwo cyamara ikirije ati dore ngo muje Nyagasani, ibyo uvuze bimbeho. Iyo fiat ya Bikira Mariya, kureka Imana igakora gushaka kwayo, être disponible à Dieu, kureka Imana ikagukoresha, gushobokera Imana. Ngaha Bikira Mariya yateze, Bikira Mariya yiteguye ko Imana izimusaga. Aha ni mu isengesho, kureka Imana ikaza kugusura. Ese aho wicaye hatuma Imana ishobora kuza kugusura? Aho uryamye, ibyo uri gukora, ibyo uri kuvuga bishobora gutuma umwuka w'Imana winjira muri wowe. Nta kindi rero umubyeyi, iyo ushaka guhura n'Imana nawe unyura mu buryo bw'umwuka, kuko n'Imana izi gusanga niho inyura. Imana n'umwuka, Imana ni roho. Ntushobora kuyibona nawe, kugira ngo uyibone unyura ahatagaragara nyine mu isengesho. Umuntu agizwe n'umubiri na roho, byombi byakagombye kuzuzanya. Ariko akenshi uzasanga iyo umubiri uri kuzamuka, roho yo ibiri kumanuka. Nibwo uzasanga abantu benshi roho zacu twarazitaye, twagiye kure yacu. Imibiri yacu niyo twimakaje. Niba wimakaze iby'umubiri, roho yo izahangirikira. Wimye agaciro roho, naho n'ubundi uzakomeza ugengwa n'umubiri. Roho Imana ntaza kwinjiramo vuba, kuko wahaye umubiri agaciro, niwe ukugize. Uzi ko ushobora kumara umwaka, 2 cyangwa 3 cyangwa 10 cyangwa 20 utarahura n'Imana. Kubera iki? Ukoresha umubiri wawe kurenza roho. Roho uyima agaciro. Roho yaracakaye, yaracupiye. Ngibi bya byifuzo by'umubiri, uko imibiri yacu ikora cyane, ariko roho ntitugire tuyikoresha. Ubwo nk'ubucakara bw'imibiri yacu.
roho w'Imana zinjira ryari wawe ku mubyeyi Bikira Mariya yahoraga asenga ahorana n'Imana. Aho nawe uri kumwe n'Imana. Uyu munsi ufata igipimo urebe koko niba roho w'Imana nawe agukoresha. Kandi ibimenyetso biri mu buzima busanzwe iyo udakoreshwa na roho w'Imana birumvikana n'umubiri ugukoresha. Muvyeyi, iyi nkuru irababaje. Niba agatambaro ka kari hafi gafate harya waza gukenera kurira bize kwihanagura. Ngo umunsi umwe hige kure cyane muri Afurika mu rugo rumwe rw'abakristo, umugabo mu rugo rwahangaraye abandi bakristo muri iyo paruwase. Kandi muri urwo rugo bari baragize amahirwe yo kubyara abana bigaga muri universite bameze neza bakomeye. Igihe kiza kugera bya bintu yuko nyine nyaki batararabushyitse kandi ngo hanye ndihuma bagiye kumva bumva embomate wa mugabo muri rwa rugo wa mukristo hagariye abandi bagiye kumva bumva ngo bamufunze kubera iki? Ngo yafashe akana k'agakobwa kari gafite imyaka 5 agafata ku ngufu aragasambanya. Neza abantu bagwa mu kantu bibaza ibibaye koko batagira kwibaza ibibazo byinshi. Bishoboka bite ko umugabo ufite umugore mwiza kuriya atinyuka biriya bintu agafata akana ku ngufu k'imyaka 5? Bishoboka bite ko umugabo ufite abana biga muri kaminuza afata akana k'agahinja? Bishoboka bite ko umukristo hagariye abandi atinyuka biriya bintu? Nuko mu gihe abantu bose byabayobeye bari kwibaza ibintu bibaye, amara n'agahinda bibishe, ikimwaro isoni bishi, nuko ngo igisubizo mu byo kurikira iki gisubizo ngo bari kureba imyenda bamushyira bishoke ko ari muri prison, baza gusanga mu gikapu cye, igikapu akora agiye ku rugendo ngo kiba cyuzuye ibintu ngiye gukubwira. Akenshi kiba cyuzuye inzoga, ibiyobyabwenge, urumogi, itabi, udukingirizo, ibinini, ishinge, imiti yo gukuramo inda n'ibindi byinshi cyane afata nk'ugiye ku rugendo. Ngiyimpambaye nuko bose barumirwa. Icyo cyumba cye cyari gitatse ibyo bintu, icyo gikapu cye byose biri muri icyo gikapu. Nuko baraturika bararira, nanone baracyari kurira. Kubera iki? Ibyo yari abitse, ibyo yari afite, inzira anyuramo, urugendo akora, ibiri mu gikapu cye. Igisubizo nta kindi, c'est la domination. Cya gikapu ibiri mu mutima wawe, ibyo nibyo bizatuma ukora amahano kuko utagihura n'Imana. Bya bintu byose bikubuza guhura n'Imana. Kuri foto nawe igikapu uragikora, faire sa valise, nta bibiri irimo, nta shapure irimo, nta gatabo k'umukristo karimo, nta kintu spirituel kirimo. Washyizemo ibintu byose uzahuramo na sekibi. Akajya bindi ngo usinzira no ruburiri abayigiza kana. Niba utwaye ibyo bintu byose bibyo kwa sekibi, wageze ngo kubikoresha bizakorohera. Ngaho isengesho ryakamiye iwacu, isengesho ryazimye iwacu, nuko twimika ibintu byinshi, twimika ibintu by'umubiri, kwimika ibintu byo kwimakaza umubiri ndetse no gushotora irari ry'umubiri. Le corporel a dominé le spirituel. Iby'umubiri byaganje ibyaroho. Nayo mpamvu nyine ibihano byinshi, za divorce zariyongereye, guca inyuma byariyongereye kubera ko twimakaje umubiri. Bikira Mariya yagumye mu isengesho, agomba gushyikirana n'Imana. Bituma aha Imana agaciro, Imana nayo imuha agaciro. Bituma umubiri we wimika ingoro y'Imana koko ahorana n'Imana. Ese nawe igikapu cyawe, umubiri wawe, ingoro yawe iracyari y'Imana? Nta bintu wanyanyagijemo bikora ubwenge ndetse n'umutima? La voix spirituelle. Twajya turi muri societe zacu, impamvu byaha byongera guca inyuma, ubusambanyi, ibiyobyabwenge, ubusinzi, ubusambo, kubeshya. La voix spirituelle, uburyo bw'umwuka bwaragiye. Nta mwuka mweranda ugituye iwawe, roho w'Imana ntakizi iwawe. Wimuye roho mutagatifu wawe, wimika roho mbi, ibigirwamana, sekibi, ibikoresho bya sekibi byose birunze iwawe. None uzabona umwuka w'Imana ute? Uyu munsi dutane devoir, umukoro hamwe na Bikira Mariya, chasser des araignées, kwirukana ibitagagurirwa biri iwacu, ibikoresho by'umubiri byirukanye Bikira Mariya, byo kuzamurira ry'umubiri, ibikoresho byo kwica, ibikoresho byo kugira nabi tubyirukana iwacu, mu zacu, mu ngoro zacu, mu mitima yacu, mu dukapu twacu, mu byumba byacu. Duhirukana amafoto mabi atuma turarikira iby'isi aho kurarikira Imana, aho kurangamira Imana. Wimure ibiyobyabwenge, wimure ibisindisha, inzoga. Aho gutura mu ikabare, uture mu ngoro y'Imana, uture iwawe mu mutima wawe, iwawe mu rugo.
uza no gukora umwitozo urebe ibintu uzindukiramo. Ushobora kuzindukira ku ntonganya, ubeshya amatiku, aho kuzindukira mu ngoro y'Imana, kuzindukira mu isengesho. Twinginge Bikira Mariya aduhakirwe natwe kugira ngo duhorane Imana iwacu, bityo twakire umukiza ugiye kuza, Yesu Kristo umucunguzi Mesiya, atura iwacu, tumutuze iwacu buri munsi. Mbese Imana ibahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.